niba umukinnyi w'umupira umubiri wacu ukuteye guhera ku bwonko bwawe kubigaragara inyuma nibyo bintu bikubesheje nibyo bintu bikwinjiriza icyo nakwita wenda income amafaranga gutunga niba umukinnyi w'umupira atungwa n'amaguru ye yaba avunitse kariye ikabirangiye niba umuntu wenda nk'aba genius nk'abandi bakreatinze za Microsoft ari ubwenge bwabo ubwonko bwabo bafite IQ iri hejuru akaba ariyo ibagije aho bari kubera iki kuki tugera ku gitsina tukavuga ngo igitsina si part of our body abakinnyi ba porno bininga n'amaward they are actors just like any other actors ntabwo rero njyewe uzabwira ngo nzagira ipfunwe cyangwa nzagira isoni ngo nukubera ko ngo umuntu ajya ku subscribinga kugira ngo arebe kuki se ujya kukireba nuba wumva nta mu gihe filime za pornography zifatwa nk'ibisanzwe muri sosiyete hari byinshi bitavugwa ku bijyanye n'ingaruka z'izo filime ku muntu ku giti cye no ku buzima bwe nubwo ibitekerezo rusange bigaragaza pornography nk'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ubushakashatsi bugaragaza ko ishobora kugira ingaruka mbi ku bwonko ku mibanire n'abantu ndetse no ku mibonano mpuzabitsina iki cyegeranyo kiregaruka ku ngaruka pornography igira muri sosiyete ndetse no ku buzima bwawe ndetse nuko yangiza imibonano mpuzabitsina bikagira ingaruka mbi ku bashakanye uruhare rwayo mu icuruzwa ry'abantu ndetse n'ingaruka zayo muri sosiyete rusange ni ngombwa kugira ubumenyi bwihariye kuri iyi ngingo uruhande rw'umwijima mu nganda za pornography batifuza ko mumenya n'uruhe ukimara kumva iyi nkuru uraza kugira imyumvire itandukanye niyo wari ufite ku nganda zikora filime z'urukozasoni uzumva nyinshi muri izo nganda zivuga ko abakinnyi bazo bishimye cyangwa se bose babona amafaranga muri izi filime wowe ureba ibikorwa bikorwa muri izi filime uba wumva wishimye ukibwira ko n'ubuzima babayemo nabwo ariko bumeze ukeka ko ari paradizo ariko iyi nkuru ihishe byinshi bibera inyuma y'amakamera utabwirwa n'abakora izi filime muri izi nganda ni byinshi zino nganda zitifuza ko rubanda mumenya turirinda gutanga urugero kuri bamwe na bamwe bakora izo filime gusa turaza kugaruka kuri bamwe na bamwe bababajwe bikomeye ndetse banicuza impamvu yatumye binjiramo isi muri rusange ikwemeza ko pornography nta kibazo iteye ku mubiri nta n'ingaruka mbi yagira ku mubiri wawe muri rusange bavuga ko abagore n'abakobwa bakina zino filime bishimira ubuzima babayemo nta n'ikibazo bafite ariko ibyo ni ibinyoma kandi sibyo na gato si bose bishimye kandi si bose babona amafaranga nk'uko bivugwa iyi nkuru iraza kugaragaza ukuri kose ku bivugwa irimo amagambo akomeye n'ibitekerezo bikomeye abakinnyi bakomeye muri izi filime turavuga uburyo baba batambaye imyambaro myiza nk'uko mubibona nta cyubahiro baba bafite nk'uko bigaragazwa muri izi filime kuko ari byo baba bamenyereweho ndakubwira akantu ku kandi ariko icyo nkwijeje nuko nyuma yo kumva iyi nkuru uraza gusobanukirwa ni byinshi naguteguriye ukurikire iyi nkuru akantu ku kandi uraza gusobanukirwa ku buryo bukomeye ibijyanye na filime pornography ngo haye ikaze kuri Buizy Entertainement mbahaye ikaze mu isi y'umwijima mu nganda zikora filime pornographique uyu mugore atangira agira ati nagombaga gukora ibikorwa bikomeye kuko ibyo nakoraga byinjizaga amafaranga menshi kugira ngo nze kwisonga mu bandi bakinnyi nagombaga gukora ibyo ibintu nanyuzemo ni ibintu binkomeretsa umutima gusa byari ibintu biteye isoni ibikorwa by'ihohoterwa ry'umubiri byari byinshi hari ibibaho abantu batakemera kubibaho kuko abantu baba batabyiboneye abagabo bavuga n'abagore bakabakorera ibikorwa biteye iseseme ibyo byose byababazaga umuryango wanjye kandi nanjye byarambabazaga igihe hari uwashakaga kuba yakinjira muri urwo ruganda akaba nijye agisha inama gusa igisubizo namuhaga yari oya kuko byari kumuhindurira ubuzima ku buryo butangaje bukaba bubi ku rugero atigeze atekereza kandi ari njye wari umushyizemo biragoye gukundana biragoye kugira umuryango biragoye kugira amahoro yo mu mutima igihe uri muri uru ruganda byose biterwa no gufatwa nabi ku bakinnyi bakorera muri izi nganda za filime pornographique iyo uri muri uru ruganda ugomba kwemera kubaho mu isoni ndetse n'itotezwa rikomeye kuko igihe cyose aho ugeze hose ubu uri mu kimwaro uyu mukobwa arakomeza agira ati sinshaka no kugira umuryango hato n'abana banjye ibyo nakoze bitazabagiraho ingaruka aragira ati mama wanjye yanshyigikiye mu itangiriro ko yakekaga ko ari ibintu bisanzwe ariko ubwo nagendaga ngira amafaranga menshi
numvise ko mama agenda arushaho kuntesha agaciro. Nagerageje gushyiraho imipaka ku bijyanye no kumuha amafaranga, ariko ibi byatumye umubano wacu uba mubi. None ubu sinongeye kumuvugisha. Ibi byarambabaje cyane. Papa wanjye nawe arankunda, ariko yagorwaga no kumva ibijyanye n'akazi nkora kuko yari umunyedini. Yangiriye inama yo kutazajya kumusura kuko umugore wundi afite atabyishimiye, ndetse yigeze kumbwira ko atanakeneye no kwizigera yumva mvuga ko tuziranye cyangwa se ko ndi umwana we. Ibyo byarambabaje bikomeye kubera ko ndi umukinnyi w'izi filime, nemeye kuzikina gusa ntakaza umuryango ntyo. Byinshi bibera muri izi nganda za porno nagahomamunwa. Uburyo noneho binjiza abantu muri izi nganda byo nagahomamunwa. Barakubaza ngo urifuza gukina porno, nawe ugasubiza uti oya. Bakakubwira bati ufite ubwiza bwihariye, ushobora kuba umumodo, umuntu ugaragaza modeli y'imyenda. Nyuma bakongera bakakubwira bati ufite umubiri mwiza, ushobora kugerageza gufata amafoto wambaye ubusa, maze bakakujyana ahantu mu nyubako nziza, bakaguhendahenda, bakakubwira ko abakozi baho ari inyangamugayo ku buryo butangaje. Ariko iyo umaze kwinjira aho hantu uba ugizwe igikoresho cy'amafaranga. Aho hantu ni mu nzu y'umwijima itangaje. Aho hantu ibihabera biratangaje kuko nta muntu n'umwe uba uhari wo kugufasha, nta munyamategeko, nta n'uwo uri buregere n'umwe. Uba wamaze kuba igikoresho cyabo. Ibibera mu nganda za pornography ni ibanga rikomeye kandi batifuza kumumenya. Ni inkuru ibabaje cyane kuko abakobwa benshi baracyicuza kugeza ku munsi wa none, batakaza imiryango yabo, icyubahiro ndetse n'inshuti zabo. Iyo umaze kwinjiramo ntibyoroshye kuba wasohoka muri ibi bintu. Uko ni ukuri kudakunzwe kuvugwa. Uwo mukobwa yarakomeje agira ati, nanone kandi uyu mukobwa umunyamakuru yaramubajije ati, nuwuhe muntu w'imyaka 21 ufite umwavuka ku buryo bwihariye? Nagerageje kwiyumvisha uburyo ibi bintu byari bikomeye. Ubu noneho ndabona usa n'uwatuje. Igihe cyarashize ndetse byabaye byarabaye, ariko wakomeje ubuzima bwawe. Ariko se noneho uracyafite ihungabana riterwa n'ibyo wanyuzemo? Umukobwa arasubiza agira ati, yego cyane, ndabyumva cyane. Iyo ndahano abantu bampanze amaso mba numva bambona nambaye ubusa, nkeka ko nta buzima bwite ngifite. Kandi koko niko bimeze. Umuntu wese asanga ibyanjye byose ku rubuga rwa Google. Muri make bwa buzima bwanjye bwa mbere nifuzaga kubamo bwarahindutse, bwatwawe n'urwo ruganda. Arakomeza agira ati, byinshi nanyuzemo muri uru ruganda, nibwiraga ko akazi gatangira saa 10 kugeza saa 4 ari ibyoroshye, ariko ibyo nahuriyemo nabyo nagahomamunwa. Pornography yahinduye uko nafataga abagore. Ntibashoboraga kuba abantu basanzwe kuri njye muri icyo gihe, ahubwo nababonaga nk'ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina gusa. Nataye ubushobozi bwo kugira urukundo rw'ukuri. Natekerezaga ko nyishoboye, ariko ibyo byose sinari mbizi neza. Umunsi umwe navaga ku kazi aho dukorera, nkagenda mu modoka metero nke gusa, nkahita nkata ku ruhande, nkahita ntangira kurira. Nashakaga kubivamo burundu, gusa byambereye ihurizo rikomeye. Ndaza kubabwira uko byagenze. Ubwo nari umukinnyi, nakoreshaga ibiyobyabwenge ndetse kenshi natekerezaga kwiyahura. Ninjizaga amafaranga menshi pe, ariko sinashoboraga no kwishyura inzu yanjye kuko nakoreshaga ibiyobyabwenge. Sinamenyaga aho ya mafaranga yaciye. Natangiye nkoresha kokayine ndetse nkoresha na heroine. Ibyo byose nishinge niteraga byankonsomaga ibihumbi n'ibihumbi, byose binyuze muri izo nshinge niteraga. Byageze naho ntangira kugira ibitekerezo bikomeye byo kwiyahura. Byageze naho binanira neza kubivamo, ariko nagiye nabifashijwemo nyuma n'imbaraga zo gusenga. Umunsi umwe nari ngiye gukina filime pornographique muri Amerika, i Las Vegas. Nitwaje Bibiliya mu ndege. Nafunguye mu byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 20. Haranditse ngo, mfite icyo nkugaya, uwihanganira wa mugore Izebeyi wigisha ingeso zo gusambana. Namuhaye umwanya wo kwihana, nzamujugunya mu buriri bw'indwara hamwe n'abakora ibyo nawe akora. Ako kanya nabaye nk'ukangutse. Uwo munsi nibwo nakinnye filime yanjye ya nyuma. Nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi, ariko igihe cyose nakangukaga numvaga ntishimiye uwo ndiwe. Nagenzwe n'amafaranga n'umurimo nakoraga wari untwaye ubuzima, ku buryo umunsi umwe nahamagaye ababyeyi banjye ndababwira, nakoze amakosa akomeye. Umubiri wanjye warangiritse cyane, byangizeho ingaruka nyinshi zikomeye. Nagize ibibazo byinshi bikomeye
ku kiziba cy'inkondo y'umura. Byageze aho bajya gukuramo igice kimwe cy'inkondo y'umura kubera ibikomere byari biriho. Ibi byatumye ariko ndashima Imana ko nashoboye kubyara abana, aho nabuze abana 4 kubera kwangirika kw'imyanya y'imyororokere. Imana yansigiye umugisha wo kugira abo mfite ubu. Inganda za pornography zangiza ubuzima ku buryo bukomeye. Ubucuruzi bwa filime pornography ntibugira icyo bukiza. Filime pornographique zangiza ubuzima bw'abazikoramo, zangiza ubuzima bw'abazireba, ndetse zangiza sosiyete muri rusange. Filime pornography ni ingingo ikunze gutera impaka. Pornography ishobora gutera kwiyongera kw'ibyiyumviro by'ubusambanyi, uburyo yica urukundo ndetse n'imibanire. Abantu bareba pornography kenshi bashobora kugira ibibazo mu bijyanye n'imibanire kuko bibaha ishusho itari yo y'imibonano mpuzabitsina. Bishobora gutera kutanyurwa n'uwo bashakanye, ko ushobora kugereranya iby'ukuri ndetse n'ibyo ubona muri filime. Ariya ni amashusho aba yakozwe. Ishobora gutera kutizerana mu bashakanye, umuntu umwe akumva ashobora kuba amuca inyuma mu bitekerezo byose kandi akura muri filime pornographique. Ni ibitekerezo nakwita emotional infidelity. Ni igikorwa kandi cy'ubucuruzi n'iyicarubozo. Nubwo babona filime pornographique nka filime zisanzwe, hari benshi bakinishwa izi filime ku gahato binyuze mu gikorwa cya human trafficking, cyangwa se mu gushukishwa amafaranga akaguhindura imbata, akamera nk'utanze ubuzima bwe nk'igitambo. Noneho uko ihindura imyumvire ku gitsina. Pornography ikunze kugaragaza abantu nk'igikoresho cyo kwishimisha, aho kuba abantu bafite agaciro, by'umwihariko abagore. Igira uruhare mu kwangiza imyumvire mu mibonano mpuzabitsina, aho abantu babyakira nabi cyangwa se bagashaka kugerageza ibyo babona muri filime ngo babikore mu buzima busanzwe. Bishobora kandi gutera ingeso mbi nko gufata ku ngufu, kuko akenshi bagerageza gusubiramo ibyo babonye muri filime, uburyo noneho yica icyizere mu buzima busanzwe. Abantu bareba pornography bashobora kugira ibitekerezo byo kwigunga kuko bumva badahagije bitewe n'ibyo babona muri filime. Bishobora gutera kubura ubushake bwo gukora ibintu bifatika, kuko bituma kenshi umuntu ahora mu byishimo by'ako kanya aho gushaka icyateza imbere ubuzima bwe. Nubwo kenshi bamwe bavuga ko filime pornographique ari ibintu bisanzwe, izi ni ingaruka nyinshi kandi zitavugwa kenshi. Kugira amakuru ku kintu ni ingenzi kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse no mu mibanire, kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse no mu mibanire, kugira ngo ugire ubwonko butekanye kandi n'icyerekezo cyiza. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro. Uwo mwabanye kuri microphone ni Buizy. Ahangaha ni kuri Buizy Entertainement. Mwibuke gukora subscribe kandi mutugezeho ibitekerezo byanyu mubinyujije muri commentaire. Mwakoze kubana natwe. Amahoro y'Imana abe kuri mwe.